Imalike katika mfalme wetu. Sijui kwamba sauti zinasikika, lakini tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu ametutendea vema kutupa siku ya leo. Bwana Mungu ahimidiwe. Tunafurahi basi. Tutakanya gatoya cyane. Tunaye muda mfupi sana. Kwa nikubona nikorana na Nyamasa kwa ntara bagiye mu kazi. Maana ninaona popote ninaona kwamba kuna wengi wanaharakisha kwenda kazini. Reka tubaye Imana dusome ibyanditswe byera. Wacha tuheshimu Mungu tupate kusoma maandiko matakatifu. Igitabo cy'Imigani. Kwa kitabu cha Mezali. Ibice 19. Ni sura 19. Umurongo waho wa 22. Shairi ni ya 22. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Hanyuma ni tuba twicaye. Kama tunakaa turasoma Abafilipi. Tutasoma kitabu cha Wafilipi. Araba ari ibice 4. Takuwa ni sura 4. Umurongo wa 4 na 5 kabaje mwabona. Shairi ya 4 na ya 5. Kabaje mwalipata wasi. Ngenda soma Imigani 19. Mimi tasoma Mezali 19. Hanyuma mwene data kabaje masome Abafilipi. Tasoma kitabu cha Wafilipi. Ibice 4. Sura 4. Umurongo waho n'uwa 4 n'uwa 5. Cheka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Wacha dusome kwa jina la Yesu Kristo. Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, kandi umukene aruta umunyabinyoma. Amen. Mujye mwishima umwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Amen. Umurongo wa 5. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Amen. Manuka Mungu katukubone, kuko waduhaye isezerano. Tuzakomeza kogeza izina ryawe yuko uri mwiza. Uri mwiza, urabikwiriye. Turakuye amaboko birakunda. Turahagaze birakunda. Ntabwo twakwibagiza ariko ari bamwe bacitse imigongo. Ariko twebwe tuhagaze imbere yawe. Reka twebwe tuvuga ati mwami uri mwiza. Umugaragu wawe tumugana n'umugisha. Ijambo ryawe riduhindure. Ijambo ryawe rivuga bitari namwe. Bidukwiriye ari dukorera Seigneur. Tugusabiriza mu Yesu Kristo. Amen. Bega amagambo meza. Ona maneno mazuri sana. Wayumvishije cyane. Bega amagambo meza. Ona maneno mazuri. Ineza y'umuntu niyo imutera gukunda. Amen. Kandi umukene aruta umunyabinyoma.
Bene data bakuru, ndugu wapendwa, Imana yaradukunze. inatupenda. Tujye twirata tuyishyire hejuru, tujye tuyikomera amashyi irakomeye. Pawulo aravuga amagambo ati umuntu wese wanga umwami Yesu avumwe, umuntu wese wanga Imana yacu avumwe. Turi beza, Imana yaradukunze. Utakwishima afite ikitagendeka. Ntabwo wamara imyaka 5 mu mesaje abandi bajya kugotomera ibirokwa, umva uhaguruka ugira intege uhabwa imbaraga unamuka Imana igusunika. Aha tugeze tuhagejejwe n'Imana, kandi aho tujya ntabwo ariko duhabwa imbaraga, ntabwo ariko tuziha, ahubwo yaduhamagaye idufasha akaboko, iradukomeje no kutugezayo izatugezayo. Ndabwira rero, ndabwira abasore, ndabwira abaririmbyi, ndabwira abakecuru, ndabwira abasaza, mukomere. Iraduhamagaye, iratwishimiye, irakomeye, ihabwa icyubahiro. Haleluya. Hari ikintu abantu bayoberwa. Chantal abyara umwana, nubwo yamunanira ntabwo yamuha sifu, ntabwo asifu umwana yamunanira ngo amuhereze Gerard. Umwana arananiye, mbe Gerard uzamucungire? Oya, ni icyawe, ni kibi, ariko ni icyawe. Imana iradukunze, iradukundwakaza. Haleluya. Niyo mpamvu byanditswe ngo ninyura mu muriro ntacyo nzaba, ninyura no mu mazi amazi ntazandembana. Kubera yaduhamagaye idufashe akaboko. Haleluya. Yohana avuga amagambo akomeye ku bice 3 yarahijya mu nzandiko. Bakundwa, turi abana b'Imana. Muranezerewe? Turi abana b'Imana. Kwitwa umwana w'Imana byo byonyine birahagije. Nubwo wanyuma gupiga n'ingoma, nubwo wambwira ngo nicare inyuma, nubwo wambwira ngo nicare inyuma y'abandi. Haleluya. Ikinejeje yari uwa Satani, naturaga Satani, ariko ndi uw'Imana. Imana iri ubuntu imvanayo. Bakundwa, turi abana b'Imana. Uko tuzamera ntabwo twerekana, ariko nitwe twerekana. Tuzasa nawe, tuzavuga nkawe, tuzagenda nkawe, tuzakora nkawe, tuzihangana nkawe, tuzishima nkawe, tuzabyina nkawe, kubera uri muri twe aruta uri muri isi. Haleluya. Turi abana b'Imana. Njya nkunda abasore iyo bazizakarira bumvishe ko turi abana b'Imana bagatega amaboko. Reka guhina amaboko, reka guhina amaboko. Bakundwa, turi abana b'Imana. Babandi mwarabanesheje, babandi mwarabanesheje. Ntabwo banesha ku mbaraga zawe, ahubwo hari Imana yaguhamagaye, ikurwanirira, ikakuneshereza. Naho ugeze si wowe. Amen. None amagambo y'Imana ati ineza y'umuntu niyimutera gukunda, kandi umukene aruta umunyabyaha. Mbega amagambo meza. Ejo bundi twari ahantu tuvuga amagambo meza cyane. Muracyayibuka neza? Umuryango w'abizera, jamaa ya waaminifu, umuryango w'abizera jamaa waaminifu ntabwo baza mu gikundi, hawezi kuwa katika kundi, ahubwo ntabwo biyungamo, hawajiungi na wengine, ahubwo umuryango w'abizera bawuvukiramo. Zaliwa ndani. Iyo umuntu aje mu mesaje akiyunga na kumbuka, ntabwo bari yavukira mu muryango wa kumbuka. Ntabwo na Frere Venuste ko cyagiye wandaritse wawe ntazana n'umugore wanjye ako kanya wamukiye iwawe ko waduhaye inyama n'ubugari turataha, ariko ba bana bamukiye iwawe basigaye bari kurya ibyasigaye. Bakundwa we, turi abana b'Imana.
papa na mama naraserereka niyunge. Oya, twese nguriya hari hariya naramubyaye, ariko namubyaye ku mubiri, ariko naza ari kwiyunga kuri nge atavukiyemo ntacyo bizamumarira. Birasabye kugira ngo niba yaravutse kwa John avukiye no kwa Mari. Amen. Nicyo kintu kigezeho, icyo kintu cyonyine kikwereka yuko uzajya mu ijuru. Abandi baragwa ugakomeza, bakakunegura ukihangana, bakakuvuga ukihangana, bakagutera amabuye ukihangana. Ibyo biterwa n'iki? Ni uko umuryango muri iyo famiye wavukiyemo wavamo. Uvana mu famiye n'amagambo mabi. Uhereye none nari mu Mugesera, none se nuko mukuvuga cyane nayo umusigano byakunda. Uko utashobora guhindura ubwoko bwawe, niko utanashobora guhindura ubwoko bwo muri mesaje. Ntabwo biyunga, ahubwo bavukira. Muranezerewe? Imana dukunze tuyikomera amashyi. Haleluya! Iyo Mana niyo yadukunze. Uwo muryango wabizeye, umuryango wabizeye. Iyo mavuta kanya banababwira yuko imiryango ntabwo kuba umuryango mubi abo mwaka, ntabwo kuvukira mu muryango mubi. Nta muntu ubipanga ngo nzavukira mu kiryango cye. Oya, ujya kubona ukabona wabugeze, ukabona hano hari ikigirwamana, ukabona naho hari ikindi. Ndakuramutsa Mariya. Ese ibyo ni ibiki? Burya rero abo Imana yanze ibereka ibigirwamana hakiri kare, ariko abo Imana yakunze ibavana mu bigirwamana ikabahishurira Imana y'ukuri. Kubera bayo yabamenye kera isi itararemwa. Amazina yacu ntabwo Gerard ariwo yanditse, ntabwo Asifu ariwo yanditse, ntabwo Elisa ariwo yanditse. Amazina yacu yanditswe na Senyeri. Haleluya! Niyo mpamvu tutemerana gucira urubanza abafurere. Umufurere nibaguye musengere, mwene so niba naniwe gufata akaboko kugira ngo rya jambo risohore ngo abadakomeye bisunga abakomeye. Murabizi ukabigira igihodi. Ibyo kwandikisha ni amakosa, ahubwo abadakomeye bisunga abakomeye. Ineza y'umuntu nimutera gukunda. Yesu yaravuze ati, Yohana 15, ndi umuzabibu w'ukuri kandi Data ni nyirawo uwuhinga. Ishami ryose ritera imbuto riracibwa rikagenda. Nibwo muzasanga tugurisha amakara, barigurisha amakara y'ibiti se bigifite ubuzima. Amakara ni ibiti byapfuye, ni amashami yahaguwe ku giti, ni amashami atagifite ubuzima, ariko ishami rikirimo ryera imbuto. Abasare bariryaho, n'abafurere bariryaho, n'abapagani bakariryaho. Haleluya! Nongera mbabwire ngo igiti cyose kitera imbuto baragica. Amen. Mu mbuto 9 zo mu Magalatiya ibice 5 harimo urukundo, harimo kwihangana, harimo kugira neza, harimo ingeso nziza, harimo. Ibyo byose ni imbuto zo kucyagira. Ntabwo umusere bamumenya kuba kuririmba, ntabwo umufurere ngo yambaye kositime ngo gafasha Bibiliya akagenda haye ku mutima. Oya, ntabwo bazabamenyera ku mazina, ahubwo bazabamenyera ku mbuto zabo. Ntabwo mesaje batwita amazina ngo turi abafurere, izina ry'umufurere ryakuzamuka, ariko nongera kubwira ngo ijambo wabwirije
bikera imbuto, izo mbuto bakaziryaho bakazisoromaho. Iyo Senyeri akurebye aravuga ati mbega igiti we. Ariko wibuke Branham aravuga ati nuko ngiye kwerekwa mbona umurima munini bawuhinze, mbona umugabo wambaye iby'umweru ari guteramo imbuto akivamo. Undi mugabo nanone wambaye iby'urukara agenda akubita imbuto hahandi bayivanye. Nubwo muri abase mukaba muri abafurere dufite dayimoni, dufite umwanzi uduhiga, utifuza ko ijambo ry'ijyanye y'ubuzima muri wowe. Ariko ntongera babwire ngo iyo muhamagaye we iratwishingiye, iyo mbuto yashyizemo umwero wayo uzagaragara. Branham akayishika kuvanga ibideze bikili vitu gani sasa? Mugabo wambaye ibirukara anavala vitu byeusi, ashira mu imbuto, anaweka mbegu na anaweka ingine. Ni kwa kuza gutera bakubwira ijambo kandi umuntu utubaha asema mbese wababwiriza babishi basi. Ese igihe twabyumviye wa mugabo w'urukara yakugendereye kugira ngo muri wa murima atere n'ibindi mbuto. Ntabwo igitari cyiza kuko kibyibushye nangwa se kuko gifite amababi makuru. Oya, bikubaganira ijambo rivuga ngo ineza y'abagize umuryango wa Israeli. Muri za mbuto 9 reka twivanire n'imbuto wenda n'abandi bakozi bazaza bakubite hiyindi. Ejo bundi twumvishije imwe ngo uwo muryango w'abizera ugizwe n'urukundo, ugizwe n'urukundo, ugizwe n'ubumwe, ugizwe no guterana, ugizwe no guhuza imitima. Niyo muryango w'abizera, niyo jamaa y'abaminifu. Naho uyu munsi siku ya leo turumva ngo hari ibimenyetso, hari ineza iranga abanyamuryango, iranga abanyamuryango y'abaminifu. Igiti muti cyose yote kitera imbuto, sio kama mbegu kiracika, inakatwa. Mu gitabo cya Luka haranditswe, ndani ya gitabo cya Luka kwa sababu intorezo igeze ku giti, inawekwa kwenye kishigi ya miti kugira ngo igiti cyose kitera imbuto bagicagagure, bagenda bagitwara bagitwike, waende kukiunguza. Byose bitewe n'iki? Nasababishwa na nini? Ni wa muntu wakimesaje aliyopokea ujumbe ngo maze imyaka 20 na maliza miaka 20, imbuto zawe ziri, mbegu zako ziwapi? Umugabo wawe yabuze amahoro, alikosa salama. Umugore wawe yabuze amahoro, alikosa salama. Abaturanyi babuze amahoro, barashakasha bareko babonamo n'akaruto karabuze. Shokoza uragandaye, uraririmba, urasenga, uri umufurere, ariko ntibazabamenyera ku mazina, ahubwo bazabamenyera ku mbuto. Ndabwira rero ngo uyu mwaka Senyeri we wizi mbuto muri asamble, abadafite kurwunga baruhange, abadafite kwihangana bazuhange. Tukimana yawe bipfira, kufuru Mungu wako ufariki. Kuvuza ngo mu bagore b'abapfapfa, unasema kama mwanamke mmoja wapumbafu ahandi pengine ko twebwe twibye amahembe no kuba Imana ntuyubaha. Ni ukuvuga ngo abantu Mungu yahaye izo mbuto bafite kwihangana, bafite kuwahana. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekana yuko cya giti gitangiye kugira imbuto. Bene data, turi ku iherezo kandi umusaruro urawubona kuri cya giti Uwiteka yateye. Ariko ibiti byose data, hajya muzi ibiti byitwa kimeza. Mnajua ile miti baitaye pandikizi, utera indimu uruhande hari ibindi bintu byenda gusa n'indimu inafanana kama ayo, ugatera amavoka ko nari ibindi bintu bishaka gusa nabyo inafanana kama avoka. Uhereye mutangirira tangu mwanzo insina mugomba gitembatera, uhereye mutangirira. Haleluya.
agafumbera kagahene mujya gushaka mu ishyamba n'ihene. Ariko se mubaze, inka yo mu ishyamba n'inka yo mu rugo birahwanye? Erega wafata inkongoro ukajya kuyikama? Ninde wari wakama imbogo? Nyamara byenda gusa. Ibihembe, uruhu, umurambararo wagira ngo nanyigika, ariko uzabimenya nyari kizagukubita umugeri, kuko burya gifite isura ya yayindi ariko nticyakana. No iyi mesaje hari ibisa n'imesaje bitari byo. Abita abafurere si bo bose, abazajya bose bo bose. Ndabwira rero ngo ab'Imana bamenye kera amazina yabo yarayanditse. Shima Imana, ineza y'umuntu niyo imutera gukura. Murabyemeye? Reka twegere hirya gatoya. Umuntu akundwa ate? Ugeze umugore munini w'ikiyobe akajya kwishigagura nijoro abafurere badahari, yajya amasambura agatega amaboko, wavuga ngo uwo muntu Imana yamuhaye neza. Ufite umufurere akambara kositime bye, ariko byagera nijoro, we uzabibwira abakozi, uzabibwira abakozi. Ndabwira abafurere, turi mu mwaka mushya, ibyo twakoze byose Imana ntibyibagirwe, ahubwo ineza y'umuntu niyo imutera gukunda. Kuki batagukunda? Wasanga ineza barayiguranye nawe. Ese ibyo nuko kubona abashyitsi banyiciyeho. Usuye bangahe? Ibyo ushaka ko abantu bakugirira nawe bigirire abandi. Niki mesaje yatubwiye. Ariko nongeye babwire ngo tukuganira ngo ineza y'abanyamuryango, ineza y'abanyamuryango, kandi umuryango n'umuryango w'abizera ni bangahe bayikeneye? Ese murayikeneye? N'uyu mwaka Imana idufashe tunyanyagize imbuto z'ineza, imbuto z'urukundo, imbuto z'amahoro, imbuto zo kunezerwa. Kigura kayinka Imana igashaka gukora hano. Farawo n'abantu barakara bakarwana. Igifungo kiri kurya ngo waretse uburakari, wiri utavuganye n'umugabo wawe, murakeye ngumuvugishe na telefone ntunamuhamagara, warangiza ngo igipfukira kuri iyi kizakujya ko kizamerana n'ibishumba. Ineza muri uyu mwaka, abafurere banjye, abasere banjye, munyanyagize imbuto z'ineza imbere y'abafurere, imbere y'abasere. Imana idukomeze. Usome hepfo ngo dore imirimo ya kamere iragaragara. Ibyo bintu byose bya kamere ni kimeza ya Satani, ariko twaho dutuye ni muri ya mirimo y'umwuka, za mbuto z'umwuka. Abo bazikeneye uyu mwaka wose bagaragaza urukundo. Utakundana atangira kundana. Niba baririmba ukabona nta byishimo, wifurije ibyishimo muri uyu mwaka. Urabyemeye? Wifurije ibyishimo n'amahoro no kugwa neza. Imana irakomeze ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mu gitabo cya Obadiya, frere wadusomera wewe? Ngiye gusoza ntabwo ndi batari. Igitabo cya Obadiya igice cya mbere umurongo wa 15. Nasoma 15, usoma dusikie. Izina ry'Umwami Yesu Kristo. Kuko umunsi Uwiteka uri hafi. Uziye amahanga yose. Yego. Uko wagenje nuko uzagenzwa. Yawe ni kuzagenza. Epfo ibyo wagize bizagusubira ku mutwe. Amen. Asubiramo manza bategereje. Ndani hawasikie vizuri. Kuko umunsi Uwiteka uri hafi. Uziye amahanga yose. Uko wagenje nuko uzagenzwa.
Haleluya. Iminsi y'Uwiteka iri hafi, iri guhinda nk'urubura, iri guhinda nk'imvura. Mana we, abazasigara hano n'abasore, abazasigara hano bafite ibibazo bitoroshye. Nta mwana mfite ngo mugurura kuzakubita abantu mu gahanga, bakabwira n'imigezi ngo ibamanure bikananirana, bakiroha mu nyanja n'inyanja zikabaruka. Bizaba bikomeye, uko wagenga niko uzagenzwa, kandi ibyo wagize bizagusubira ku mutwe. Reka bihute mvuga kuri Yakobo yariganije mwene nyina, ariko amasaha aragera agiye kwa Labani atendera umukobwa witwa Rasheli. Aramutendera bagiye kumuzanira umukobwa. Ubukwe bwa Isirayeli butaha nijoro, bamuzanira umukobwa witwa Leya. Ko ntabimenye yewe wamaze iminsi ndi gutendera. No, ndajya kubaza databukwe, aragiye no kwa databukwe no kwa sebukwe. Muzehe byagenze bite ko mwamuraniye ubukwe bwa Isirayeli butahira ku matabaza? Haleluya. Nanjye nabwira rero muzunguza amatabaza yanyu. Umwami Yesu araje, abadafite amavuta bayahabwe, abadafite imbaraga bazihabwe. Ubukwe bwa Isirayeli ntabwo butaha ku manywa. Oya, ubukwe bwa Isirayeli butaha nijoro. None ubwo butaha nijoro mbese bisabye iki? Ntabwo bisabye amatoroshi, ahubwo bisabye amatabaza. None se ni amatabaza gusa, ahubwo bisabye n'amavuta. Ababyemeye ndabasabiye. Ubwo bukwe ntabwo bagira ikibazo, ntabona bimenye. Ariko mu Isirayeli twebwe dufite umuco wa mbere. Ntabwo twatanga umukobwa muto kandi mukuru ahari. Urabikora ute ko ari kwa sobukwe? Reka ngende da, uwambuwe niwe ngo ntatingana. Arahingirizwa, aratenda kuko yaramukunze, barongera baramumuha. Ariko wibuke yariganije mwene nyina, Imana nayo iramuriganije. Uko wagenze niko uzagenzwa, ibyo wakoze bizagusubira ku mutwe. Ndahembe Imana mw'uyu mwaka, Imana ihindura imibereho yacu. Haleluya. Imana ihindura imibereho yacu. Izi mboga ahantu watera arakini igihaza weho manza cyaraki hari kumukura cyangwa ukajyaza kwanga se igihaza ukagitera muri abagabo bana uruhaza mukarutarura ukaza kuba hasi. Byari igihaza biryoshye na Betira nawe aho niho yari yibereye. Baramuhaye ubutaka burumbuka. Shimira Imana ko Imana duhaye ubutaka burumbuka. Shimira Imana ko Imana tuzira ikomangoma. Shimira Imana ko dushyize ahantu heza. Haleluya. Iwacu ntabwo harumba, iwacu hararumbuka. Nabatira gucaga aho ngaho. Haleluya. Atera imboga zirakura, atera izindi zirakura. Iwacu ni imigisha gusa, iwacu ni amahoro gusa, iwacu ni ibyishimo gusa. Furaha kubwa. Aha baratambuka, akapita hapo. Ibyishimo abafurere babikura he? Ndugu wanaitosha wapi? Buri munsi tugiye guterana, tunaenda kusanyika. Kaza ndakwereka, wacha nitawaonyesha. Bena botu ruzabibu rwawe ndarushaka, nahitaji hino. Undi biragatsindwa, ilaniwe. Ningi z'abafurere, ningi z'abasere, uyu mwaka wose biragatsindwa gutanga gakondo ya data. Gakondo Imana yaduhaye. Nubwo baguha amafaranga, nubwo byagenda bite, mugume muri gakondo. Umwami araje, Yesu araje, impano y'Imana ntabwo yigura amafaranga. Haleluya. Mugume muri gakondo, gakondo Imana yaduhaye. Aho ngaho ni Imana izadusanga. Haleluya. Wazi wacu ko tuzakugurira iwagisi, mubwire ngo pana amawagisi yawe. Haleluya. Yibera mu jambo kugeza ubwo
umuntu n'umwe. Usikuwe na mtu mmoja uguhangara mu message. Usubutu kuacha ujumbe. Je ndabatorotse. Mimi nabatoroka. Masangerageze. Saa zangu zinafika. Bampaye mandatory mwihangara. Nipa mandatory. Bampaye mandatory ndabatorotse. Hanyuma rero hahandi kuri zambo nazirunguka. Ukuntu bari baziteye. Na bote ngohengo. Uzirinda umugabo yakoreye. Ahabu. Umugore ngo ndamwereka. Baramwishe bamumenya amaraso birarangiye ariko umuhanuzi ati ahimba zari gateye amaraso ya Naboti nawe niho zari gatira yawe uko wagenje ni kuzagenza ibyo wakoze byose bizasubira ku mutima. Haleluya. Amasaha arageze bari ku rugamba bafora umwambi gukubita Ahabu. Ndakomeretse baragiye bamushize ahantu ibi byasinziro byavuye biraza uko wagenze ni kuzagenzwa ibyo wakoze bizasubira ku mutwe. Mbasariye neza mbasariye gukora neza. Kora neza ugifite uburyo kora neza ugihumeka kunda gufurika. Amasaha ageze ineza y'umuntu niyimutera gukunda. Bene data bakunda ese navuga iki? Aya magambo tuyacumure reka mwambare nongere mabwire twohereze ku jambo rimwe. Umuhanuzi wacu William Marion Branham aravuga ati n'umugabo witwa Martin Luther. Uwo mugabo witwa Martin Luther yagiye kubona yari umusirikari Imana iramuhamagara ariko ari kugenda abona umugabo wishwe n'imbeho. Yarishwe n'imbeho yari yigunje huko manza wagira ngo aricaye muri sima anakaa ndani ya sino ameze kuwapfuye. Martin Luther afata umwambaro we arawushanyura arapasura afata igihande kimwe acambika wa mugabo. Amaze kumwambika Martin Luther akomeza urugendo aragenda. Yagiye kubona mu yerekwa abona umugabo aramubonekeye. Yewe Martin Luther we nta wundi wanditse senye imeza yanyu we. Kora neza uzabisanga imbere. Kora neza uzabisanga imbere. Kora nabi uzabisanga imbere. Kunda abafurere uzabisanga imbere. Hanga abafurere uzabisanga imbere. Terana uzabisanga imbere. Umva mesaje uzabisanga imbere. Kunda ijambo uzabisanga hakurya. Hanga ijambo uzabisanga hakurya. Neza y'umuntu niyimutera gukunda. Hanyuma cyangiye cy'akarengane ni kwihuta. Cyangiye cy'akarengane Martin Luther yaziki cyangiye cy'akarengane Martin Luther iyo babwira wakoze neza gihumeka. Kora neza ugihumeka ejo ntabwo arahawe ni none cyangwa kariga zo kugihumeka. Kunda abafurere ugihumeka. Kunda ijambo ugihumeka. Terana ugihumeka. Haleluya. Kunda bene data ugihumeka ejo ntabwo arahaye. Baba baramufashe baravanga ariko wakasema sasa uyu mugabo ni bwoko ki? Ni kabila gani? Uzi ikintu tuye kumukorera? Na kitu tutamfanyia. Baragenda bareba ku gasozi wakaenda mlimani. Martin narasomera amagambo ejo ntabwo ari inkuru. Branham ari kuvuga ngo bamuzirika bakamufunga ku giti hejuru mu mashami bareba wabubone kuko bakuzirika muri rushugunda kana kutupia ndani ya rushugunda ugahangamira itongo ukapengamia tongo. bari bazi ko Martin Luther byarangiye. Kora neza Imana izagutabara. Kora neza Imana izagutabara. Hanyuma bamaze kumuzirika igiti nawe cyagihengamiye hepfo ndi kubona bose bamugose. Ndareba Imana abafurere noneho byarakomeranye. Uwa mbere agikubita intoreza agikubita ishoka cya giti kirabirinduka kigwa ruguru kigwira abagabo barapfa abandi bariruka. Iyo